Yeze, reka ngwikaze nizere kumeze neza gatanu kuri gatanu. Mani kurinde niba rero warakoze subscribe. Izere kumeze neza kandi gahunda ziri kugenda neza gatanu kuri gatanu. Ndagira ngo tuganire uno munsi, tuze kuganira ku nganzo, tuganire ku bahanzi, tuganire kuri new generation y'abahanzi b'uyu munsi. Y'abahanzi b'uyu munsi, ese bitwara bate mu bijyanye na performance, bitwara bate muri audience zitandukanye bagenda baperformingira. Abanyarwanda bafite ukuntu nyine bafana umuziki bagafana n'umuhanzi. Umuhanzi ndetse n'umuziki ni ibintu bibiri bitandukanye nubwo aba ari umuntu umwe ubikora. Tugiye kuvuga cyane, turagaruka cyane ku muhanzikazi bita Alyn Sano, ubwo yakoraga indirimbo yitwa Fake G. Iyi ndirimbo isa nkaho mu by'ukuri yagaragaje Alyn Sano ni muntu ki, Alyn Sano abayeho gute, ese imyitwarire ya Alyn Sano koko yagaragariye mu ndirimbo yitwa Fake G, ubuzima yiberamo. So ibyo ndaza kubihuza n'amagambo cyangwa se byinshi yatangarije mu kinyamakuru hariya, avuga ko uko byamugendekeye yanyweye inzoga ari muri studio. Tukibaza tuti se koko kujya muri studio k'umuhanzi kazi cyangwa umuhanzi bisobanuye kuririmba neza cyangwa se kuza kubona inganzo. Bamwe babyita ngo muri studio buriya recordinga usanga mu by'ukuri hari ikintu bita ibiyobyabwenge. Abahanzi bavuga ko bibafasha muzika yabo cyangwa bibafasha kubona inganzo mu buryo bworoshye. Ndagira ngo ikintu tuze kukiganiraho, tukiganiraho kandi tutagiciye ku ruhande. Turaza twumve story y'uyu mukobwa bita Alyn Sano. Alyn Sano, tuze nanone gusesengura turebere hamwe umuziki w'u Rwanda ese uzatera imbere gute igihe umuntu amara gukora one hit agahita arekura ubuzima bwe. Ese kurekura ubuzima bwawe n'ibyakubayeho ni ngombwa muri uyu muziki wacu? Muraduha ibitekerezo tugenda tubiganiraho, tugende tunungurana ibitekerezo. Gusa nkwibutse gukora subscribe. Turabigarukaho cyane. Ni kenshi abahanzi nyarwanda ndetse n'abatunganya amajwi n'amashusho bakunze kuvuga ko iyo umuhanzi yanyweye inzoga cyangwa se ikindi kiyobyabwenge bimufasha kugira imbaraga mu kubasha kujya mu nganzo, indirimbo ikazasohoka iryoheye amatwi, bikaza gufasha umuhanzi nanone kugira vibe muri studio. Abafite imyumvire akenshi usanga bakunze kurangira babaye imbata z'ibiyobyabwenge ndetse n'ibisindisha, maze inzu zo kuba abahanzi b'ejo hazaza ugasanga zirangiriye aho ngaho. Ibi ngibi ndabihuza n'ikiganiro Alyn Sano yagiranye na kimwe mu binyamakuru byo muri Uganda. Yasubije ko Alyn Sano yagize ati, ibihe nazibagirwa muri studio ni igihe nageragezaga kunywa inzoga bitewe n'ikigare kugira ngo ndebe ko zampa imbaraga cyangwa se vibes mu gihe cyo gufata amajwi y'indirimbo, ariko nahise nsinze. Ibyo nibyo tugarutseho cyane. Gusa icyo wamenya, indirimbo ya y'uyu mukobwa watumye uterura kino kiganiro, indirimbo nziza yitwa Fake G. Indirimbo nziza, ugenda uyirebe, ifite na video. Ndetse Alyn Sano, bamwe mu bafana bavuze bati uriya mukobwa nagerageze agabanye nyine kujya mu itangazamakuru avuga ibintu nk'ibi, avugisha ukuri. Buriya ukuri hari igihe kwangiriza, ukuri hari igihe